natangiye uruno rugendo ko umusitari nyine bwo kujya imbere ya kamera nkamenyekana ndimanze. Akenshi ikindi papa nawe yakunze kumbwira niyo jambo igeze kumbwira arambwira ngo ati mwana wanjye uwahungiye mu ijipo ntahunguka. Uwahungiye mu ijipo ntahunguka. Cyakoze ariko abantu bo bajya abana nkuko bivuze n'abanyuzago nibo nshuti zanjye cyane gusa nk'ubu ikintu cyangoye cyane ni ikijyanye no kujya abana kuko urumva naje kuba gito nkiri mbuto mbana n'abatipe barya abantu noneho abakobwa bakaza ngo mbigishe noneho bakansha ko igitutu cya gitutu gishaka kumfata ndavuga ati se wazi ko ntari umugabo yego ati ngwambe ni umuntu sinzi ukuntu nabitekereje ndavuga ati ariko hari uwo nshaka kuzabawe uvuga zera amakoti mwavuga ukiri kuri magic naragukurikiranye nyine bintu byose nkabishaka kubisha mu buzima busanzwe rero bintu birafasha igihe inama namugeni mwe namenye icyo ashaka 1 icya kabiri afata inzira yiwe wenyine kuko nyine niwe ashaka kubaho ntabwo agomba kuberaho abandi. Icya gatatu utazamwumva si inshuti ye namureke abazamwumva nizo nshuti ze abatazamwumva si inshuti ze nazireke. Okay hari umucuti wanjye shimira bita Khaju kamuvuge ndamushimira cyane afite influence uko mbona uyu munsi nicaye twe tukigera mu Rwanda nyine nahise ndo nkubwigenge buri naravuga papa nawe ati peti cara uvi inkuru yanjye. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye hari sanzuye cyane habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. Nikaze mu kiganiro nkuru yanjye nikaze by'umweko muri Igasabo Showroom aho tuba tubafite ibikoresho byiza byo mu nzu nk'ibisanzwe kubifuza nka interior design mwifuza by'umweko kugira inzu nziza yaba ari ibyumba yaba ari salon ugira ngo arahandi se ni hano muri Igasabo muduhamageze 788 77 0689 aho ni muri Igasabo Showroom wumva nitwa Rweme Mbabazi. Nizere ko umeze neza, nizere ko buri wese ku giti cye, buri wese witwa Cecile Kerebwa mama wacu nigeze kuvuga ngo ibyo bitema muvuga nibi. Buri wese ku ruhande rwe nizere ko ameze neza. Ni uri kutwumva wumva utameze neza nkubwire ko bishoboka ko ubuzima bwahinduka. Nanjye birashoboka ko nabyutse numva nta mood ufite ariko ndavuga ni no nta mpamvu ngomba kujya ku kazi ngomba kubyuka ngakora gasiporo ngakora stretch umubiri ko urambura icyo gihe nkubwiza ukuri ko nyine amaraso atembera ubundi ukumva ubuzima buragarutse ariko ni uryama kwa kundi ukumva ebana uri down ugakomeza kuba down ukemera umubiri wawe kuba down n'ubwonko bwawe buraba down urajya hasi utekereza ibitari byiza. Uyu munsi rero ndakubwira nti ebana fata kwakwanya ushaka ubuzima kuko ubuzima burakunda kandi burashoboka cyane. Ndi kumwe niyibigira Egide wambaye umukara my favorite color nanjye niyo kara yanjye nuko nambaye agapira katari umukara ariko ubundi kara yanjye ni umukara ndabesha bahati uye kara yanjye ni umukara uriya muraziranye turaziranye bahatarazi cyane n'umuvandimwe dukorana kuri kamera. Yego Egide uraho neza umeze neza cyane kuki uhitamo umukara
sinzi nabyisanzemo ariko nkunda umukara kuri rwa rwego na socks n'umukara buriya naho batareba n'umukara. Okay, n'umusatsi n'umukara n'ubwanwa n'umukara. Bimwe byo kuvuga ngo shout tente ntibizangire kutabikora kandi uri umusitari. Oya usite bose ariko ntabwo babaho kimwe. Bumva muri iyi ntibayita ngo creative industry ni nakreye nibi. Wakeye ibyo ngibyo nawe. Aha gutobora no, tatuage no. Ariko ejo bundi ushobora gusanga aba umusitari urenze uti ariko ni gute mbaho nafite tatuage. Ariko haraba ni gute mbaho nafite amaherena. Oya ubundi ikintu wenda shobora tatuage na bishobora kubyuka mfite iyo mood imwe ariko yindi nyine ushobora kuzahindura ariko ibintu bya burundu singeze. Abantu benshi bishyira amatatuage usanga bicuza nyuma y'igero runaka. Ya nanjye ibintu bya burundu ntago ushobora gufata iyo decision ukayishyiraho uyu munsi ebana mu nyuma y'imyaka nk'ibiri cyangwa n'umwaka n'amezi ibintu bintu nabishyireho ikikweri nk'ubu ibintu nagiye nkunda ubu nagikunda mbere. Niyo mpamvu rero ntafata umwanya wo gufata ibintu ntahindura. Hari ibyo akunda gura umujene uyu munsi utagikunda umujene n'ubundi umujene utasaze. Ndashaka kuvuga ukiri umwana mutoya hari ibyo akunda gukira umwana mutoya ubu ngubu utagikunda sibyo. Ndi mu bamwe mu basore ntarara amajoro ndi kureba match. I know nawe nabivuyeho kandi maze imyaka 15. Oya je nirindwa somba ndakuruta birumvikana 15 yego kubera ko mbe narara amajoro nkiri muto mu rugo barankubita maze kujya muri ghetto nabwo ndabikora ariko narabiretse narabikunda ariko nta kindi gituma ndabyanga. Ibaze rero iyo ufate urugero nankoshizo tatuage nyuma mpuye na Mwuka Wera nsabye kuba pasiteri. Uri umurokore se? Ya tatuage se buriya ishwanaho n'Imana ra? Oya biterwa ubaye pasiteri ufite tatuage uyifite wajya uyihisha ntabwo byaba bigaragara neza. Hari ibintu bidahuye. Hari okay ni imyumvire kuko hanze muri Amerika harabikora ariko ntabwo mpamya ko waba uri pasiteri ngo uvuge uteka shiraho tatuage. Biya bintu ni umuco w'igihugu kuko aho wansenda ni umuco uramutse ubikoze nk'umuco wanyu ni nk'uko dushobora kubona umuntu ufite amasunzu aturiye umuntu ariko ni umusazi kandi akaba avuga n'ijambo ry'Imana kuko ari no mu muco nyarwanda. Ndajya gukunda music nka music ya Maverick cyangwa Elevation bari yabo muri Amerika barimba bamba amatatuage dread dishire kandi yumva message ugafashwa bakubaha n'Imana ariko ahandi rero ugahita unshimanza ni umuco wabo. I know uzi kuririmba? I try ndagerageza. Indirimbo yawe igikunyura mbere gutangira ikiganiro no kujya ndavuga ikiganiro twagitangiye ngo mbere gutangira wenda sujet yacu turirimbira gatoya. Usenda gato nubwo ya amasegonda ngira inspiration mfite gitari. Okay Scott ubuye dushakira ubundi twigendere no gukizwa se warakijijwe se? Warakijijwe? Navukiye muri famille bakijijwe. Ntabwo wakijijwe mise mbyumva. Gute? Ahubwo iwanyu nibo barokore. Nibo barokore ariko nanjye ndumurokore. Ukijijwe se? Ntabwo ukora ibyaha nyine bimwe twavuga ngo bikorwa n'umuntu utari umurokore. Ibyaha none se rega gukizwa nivuze kudakora ibyaha. Oya ahubwo se urabikora udukihana. Yes none turi ku isi ugomba urandura. Ntabwo babango ntabwo ubusitani ubwo urya abana. Oya sinjya abana sinya inzoga singwana. Kubera iki? Kuko wacikanwa. Kuko wacikanwa. Kuko nacikanye? Oya ntabwo nacikanye. Impamvu reka umubwira impamvu nta keza kabyo uragwana bakagupita igipfunsi nkanjye ubu aho ndi uyu munsi naho nteganya kuzaba igishoro mfite ni mu mutwe nuko ngaragara kuko ndi gukina filime bazije kugwana bakangupita nk'amenya atakavamo ariko abantu bose ajya mu nzoga cyangwa oya navuze kugwana ape kugwana ku nzoga nazo inzoga iki cyazo ujya kwinywa umeze neza wamara kunywa bukeye ugashaka n'undi kumera neza
umeze neza sibyo byiza uzi umeze neza okay ni uyu munsi meze fresh sibyo ngiye kunywa inzoga mpise nsinda mbyise umutwe njya hangover ndakeneye ngo two kujya ngo tumutwoje ngo tumera neza ngo nkore siporo ngo bimvemo kuki uwo muroho wose nawitereje iki iyo nza kuguma meze neza ndi soba nkakora siporo bisanzwe nkajya ntabwo uragerageza kunywa inzoga nigeze kuzinywa ku Kigare umutipe yaravuye hanze ashaka kutugurira nzana abacuti banjye n'igihe yarazimye fata fanta ngo ingweji ngiye kutubihiriza koko ngweji ngo warampamagaye urasarambwa ngo ngusohokane umwe agafanta tubanya zingahe ati unyibagiwe n'undi munsi w'abandi n'ubwanyu ati diaspora mwiteje yego tizana agacupa shawe noneho wakora nibwo mbagiye kuyinywa ngiya zana agacupa somaho oya sibwo ntabwo bwa mbere ahubwo ni umunsi nzi nazinyoye koko yego ndakubitaga nyoye Knowless ngo niyo yoroshe nyoye tubiri numva atangiye kuzenguruka hanyuma barman niwe twabana muri ghetto numva namujyanye ku nshuti yanjye barman ambwa tumva nkubwiye ati petit tifata kako kabira ahita bitangira zero minamo koka bitangira zero se mutana bambaye muzima aguze kuri umusinzi wa sana dupeti tubiri yego natwanga noti kabaye nawe ufata indi koka abantu bose baranigenda bataye umva umeze neza isumva inzoga ikibi cyazo sinumva bwo unazimana jinga wowe ntago navyishinga okay wenda nk'umusore ukina filime uri umusitari ufite benshi bagukunda uravuga ufata icyemezo cyo kuvuga uti iyi gitari mbe nyigufashe gatoya uravuga uti fasha icyemezo cyo kuvuga nti ntabwo ngomba kurya abantu hari mpamvu nkubaje iki kibazo kubera icyo afashe icyemezo sorry icyemezo ntabwo navuga ko ari icyemezo ko muteri kuko natangiye uruno rugendo ko umusitari nyine bwo kujya imbere ya kamera nkamenyekana ndimanze n'ubu aracyari imanze urumva rero akenshi ikindi papa nawe yakunze kumbwira niyo jambo igeze kumbwira arambwira ngo ati mwana wanjye uwahungiye mu ijipo ntahunguka uwahungiye mu ijipo ntahunguka cyakoze bishatse kuvuga iki ni uyu ugiye nyine urubugiye ntugaruka ni ingeso uraba addicted nabyo ku buryo kubishika bigoye wahise utinya naratinye ntabwo nakuze bantinyisha mu rugo baratinya soko wenda ntafite uwo mubindi muzima ariko hari nutekereza nyine bitewe nuko wakuze nawe mujya ngo nabwiye nakuriyemwo w'abantu basenga bati iki cya noneho batubwiye twaguze tuga kwicyo cya kintu kiri Imana cya kigusamba ngo Imana kirayinuki uyu twajya mu cyumba cy'amasengesho ngo byabiri kunuka ngo umuntu asaba abakora bakabye ko ngo byabiri kunuka ngo inzira kunuka ninde wasambanye dusubira hanze tukinjira noneho umwe yatwatura tugasubira ngo hari umuntu atiyanye tukongera tugasubira hanze n'icyo gihe biriya bintu nubwo wenda abantu babifata ukundi ariko aho wajya hose uyu munsi umuntu ashobora kumbwira ko natanye kuko ndi mu showbiz nirirwa nkina n'abakobwa kambwira ati umwana wo kwa diakoni umwana wo kwa pastor bya ntabwo ariko uko byagenda kose kwa bwa buriri hari ibintu nyine ntapfa kujyamo ko niboneye papa kubwiye ngo wagiye mu ijipo ntahunguka wese wumva icyo ako kanya yabimbwiye maze kuza nk'ukuzemo maze kumva n'imvugo zizimije nahise nyine ikintu ako kanya nahise numva yuko ambwiye ngo nuramuka ugiyeyo ntuzagaruka ubwo se uko arakubonye utangiye gukorana n'igitsina gore afite umuhungu wanjye se ubu ngubu azagarukira he okay yewe mu rugo ntabwo bakunze kunkeka cyane nk'abandi ba petit frère mfite njye ni barandiba papa gatera komenti kuri uriya turiya agatera kuri uriya turiya mere nawe akamubwira ati nese jide kutamuvuga uriya ngo nijyapfuye hose yotse inzu ngo ushatse uvuga iki ngo sindamumenya neza impamvu yabimbwiye nari ntangiye muri secondaire yani mu gatatu secondaire muri tronco none nabaga uwa mbere
hari abanyeshuri nigisha nyine nka coaching ariko nyine y'ubuntu gufasha kundi gufasha abanyeshuri mu igana cyo gihe niga nta noneho umunsi umwe nza kuva mu rugo ariko njya kuri ghetto irebana no mu rugo kuno yego bakugariye baza ari batatu n'abahungu nka babiri akakubwa aribo benshi baje kumfata ngo tuje kwiga niko rero kubabona mpita nyura mu rugo mfata nanjye kwibrosa njye kugira ikisinzi ko hari hafi byinshi nabifata mu rugo arango yakobwa bose ngo baje kwira bawe ati tugiye kwiga ari papa ngo ritonde tanigendera ngarutse rero nimugoroba nibwo twabisubiyemo ahita mbwira iryo jambo yavuta umuhungu wanjye yamukaho bayigihumura mbwira wenda gufata icyo cyemezo cyo kuvuga uti nta mpamvu kugira ngo wenda nishore mu busambanyi mu businzi ko uyu munsi turimo turabivuga kuko harimo benshi babigize nk'umukino mu jeune akumva ko gasambanye utanywa inzoga udafata ku rumogi nyine ugatumva ko ari ibintu biciriritse gufata icyo cyemezo ntabwo ari ibintu byakugoye uri muri sosiyete noneho y'abantu bashyushye b'i Kigali ikintu cyangoye ntabwo nigeze ngira nkuruka n'abantu benda bafata ku matabi ariko abantu bo bajya abana nkuko bivuze n'abanyuzo nibo nshuti zanjye cyane bese nk'ubu ikintu cyangoye cyane ni ikijyanye no kujya abantu kuko urumva naje kuba gito nkiri mbuto mbana n'abatipe barya abantu noneho abakobwa bakaza ngo mbigishe baba batipe bareba nkanaka kwinguri fake ngo nkanaka nguri ngo ngo tengo ameze neza kati mani njureka ngo ngo winguri muzima cyende muzima noneho bakansha kwiga igitutu cya gitutu gishaka kumfata ndavuga ati se wazi ko ntari umugabo yego ati ngo mbe ni umuntu sinzi ukuntu nabitekereje ndavuga ati ariko hari uwo nshaka kuzabawe nundi nyine wagiye kugerageza ntabwo nayo bwagerageza nayo nkibitekereza bati nyine yako ya pressure indiho kabisa ati rero nshaka kuzabawe nshaka kuzabira Ejide umusore utandukanye n'abandi Ejide umupapa azabatandukanye n'abandi Ejide umusaza atandukanye n'abandi ninkura biriye ndabanandukanye naka no mitafata umwanzuro kuza ndababesha ubeshya babasore umukobwa yahava ati turiya namurangije ati tu fayagaruka ati noneho ni just nyine bahita ngo umuntu w'umugabo ngo twaganira just kubabisha ni uko kuntu nabikwiye ubona wenda urubyiruko kenshi rupfa bitewe n'ibigare cyangwa of course yes wumva iyo ugendera iyo wemera ibyo ikigare kikubwira uyu munsi uri hehe uyu munsi mba sati bafite nk'umwana arenze umwe mba ndi umusinzi n'agataye mba naragerageje kugagafyeri hanyuma ikindi ibintu bishobora kuba nananduye sida cyangwa se nk'abandi umufuzi nk'abandi bose sinzi ko kuko urugendo rwa sinema rwarangoye nyakaye ko ntaye kuza kuvunika kandi hari umwuga nshoboye kurenza iyindi nayo kujya gupfubura yoroshye kuko uvuze ngo wari kuba wari mupfuza hari abakwegereye ukabona ko bashaka ko ujye ubafasha muri ako kazi oya ahubwo hari Kigali nagiye ndirinda nyuma naje kumva amakuru ko ibyo bakora n'abapfubuzi hano i Kigali ngo barahari benshi barahari hari nka babiri nzi babyemera ariko babyemeranye n'imuganire kwaje ubona babayeho gute babayeho ubuzima iyo uburebere inyuma ubona ari bwiza ubona ari sawa afite imodoka yiwe afite imyenda perfume zivuye hanze ariko iyo muganiriye wumva nyine uramubona kwa nawe siwe arababaye mama babana bapfuira bya hatari ku buryo atemewe no kwerekana sheri we umva cya kinyoma arimo na sheri we ugasanga nyine akaba afite umuntu akunda ariko akaba atamwereka yes ku buryo wowe unyumurebera inyuma wifuza kuba nkawe ariko mwaganira ati ubwo buzima urumva atari ubuzima bwiza bitesheje Ejide oya mu buzima se nkunda kubaho nihisha nkunda kubaho nemyuko nemye niyo mpamvu ndabesha ariko sinkunze kubesha cyo kintu gituma ngo n'umuhanda ngo ndetse ngo harimo ngo Mbabazi Gerard kandi naramubesha ibi n'ibi kuri Gasabo simpanyura fata indi nzira simbikunda nkunda kubaho nemye nduyu ndi mukuri ku buryo turebana tukarebana nyine nta bintu by'isoni mbwira wenda
hari umuntu ushobora kutwumva muri kano kanya akaba Jide arabeshye Jide arabeshye nka byandi papa yavuze ngo ivu rihoze niryo ryotse nk'umuntu abubwira iki gute sinsobanukiye ikibazo aho umuntu ushobora kuvuga ati Jide akina filime n'abakobwa umunsi ku munsi wenda baramukunda akaba atarya abana nk'abantu basesa muri famiye bamwe basigaye i Burundi abandi aho papa yigisha nyine twahurira mu byumba by'amasengesho nkijayo kuko sinkijayo kuko wabaye umusitari oya sa ese kugira usitari mufata nk'ikintu kibi abasitari turabateye ese buriya ikindi nka medisi ikitegerezo cyiza cy'umusitari none n'ubu barampamagara akameze nk'ijingo ngo ko b'abanyarwandakazi ngo mwirigwana ngo n'abafana baba bari aho ngo ibyo bintu ngo ugiye ngo gusengera Imana ngo ni ukuri ngo ndabona ngo nukora kugana si heza nyine ukumva ego yishimiye aho wageze ariko afite n'ubwoba afite uburyo yabigukuramo hagati wigira ikibazo ikibimfashamwo izindi mbaraga ntabwo mba muri ghetto ntabwo muri ghetto wagiye iwanyu hari umugorafure wo muri family tubana ufite family mba ndi mu rugo iyo ntari mu kazi ni mu rugo ushobora kumara iminsi 2, 3, 4 mu nzu nkavayo ngiye gukina basket nimugoroba ajyaga siporo nkigarukira cyane bafite gitari mu nzu bafite piano mu nzu ukumva ufite ubuzima bwishimye cyane nimba ikintu nkunda rimwe na rimwe nyine space kubaho kumara umwanya ndigende kuko urumva urende n'umwanditsi cyane kuruta uko ndi umukinnyi yewe tuba dukeneye uwo mwanya hari umuntu ushobora kwibaza ati ibyo bintu byarananiye Kigali cyambanye Kigali kandi mba numva nyine atari ibintu byanjye ntagiyeyo nanone mba numva inshuti zanjye zanseka harimo abantu benshi babayeho batyo umuntu nk'uwo wamugira nama ki abone nk'uwo nabanza amenye icyo ashaka nimba ari ikintu dukunze n'amahirwe nagiye ndigira ku bantu benshi ibyo bavuga ziriya amakoti mwavuga ukiri kuri Magic naragukurikiranye n'ibyo bintu byose nkabishaka kubisha mu buzima busanzwe rero ibyo bintu birafasha igihe inama namugira rimwe namenye icyo ashaka icya kabiri afata inzira yiwe wenyine kuko nyine niwe ashaka kubaho ntabwo agomba kuberaho abandi icya gatatu utazamwumva si inshuti ye namureke abazamwumva n'izo nshuti ze abatazamwumva si inshuti ze nazireke gufata icyemezo cyo kuvuga uti babandi batanyumva reka mbashyire ku ruhande ntabwo ari ibintu bigoye usanga ari abantu bafite influence muri societe ikintu kigoye akenshi abantu benshi dukunda kuvugisha ukuri niba ikintu ubuzima bugora nibwo ubuzima nyine bwo kubesha ikindi kubinjyaje ushaka kubinjyaje biravuna kuko biba bisaba guhimba story uhimba akantu usigirize kugira bize gusa neza aho wafashe ukamubwiza ukuri hari uburyo usasira ukuri ntabwo ukuri kose kuvugwa uko bishatse ushaka kumubwira ati njyewe none inshuti yanjye ndashaka guheba inzoga kuko nasanze amafaranga nkosoma mu rugo mama nta gitenge afite nuko sinzi niba mwabimfashamo tugashaka akazi dukora cyangwa se genda gusa akazi hariya sinzajya mboneka atereko muri weekend nzajya guhamagara tuganire sibyo icyo gihe bamwe bisaza ngo baye ngo Babiloni ngo bayiki nyine bariki abo saba bariki biragora igandi nta nsinzi itagira igitambo biragora ariko ugomba kubareka nyine kuko ubuze icyo ushaka gukurikira ya nzira yawe kuko nta muntu azakubera uba ugomba kubaho nyine wowe bariya abantu ni bariya nyine bariya n'ibyo bahisemo hitamo wowe ugushaka nta hantu wari ugiye kugwa wenda disons muri ibyo bibazo muri ibyo bigusha cyane abajene wenda batubwaho inzoga hari abakobwa wenda kabaho agatabi nta hantu ujye wibuka utaka hano nanjye kugihomora neza naho ujya wibuka cyangwa wamye hari umucuti wanjye shimira bita Haju kamuvuge ndamushimira cyane afite influence yo kumbona uyu munsi nicaye muri ya myaka ya adolescence 16 17 18 hawa naringiye ibintu byo ngo ko wakuze ngo ko bakureze twe tukigera mu Rwanda
nyine nahise ndo nk'ubwigenge buri naravuga papa nawe ati peti cara ukicara none ariko kubera tugezaho hantu ntakimenyera wa mwenda ntakimenyera ya pataro ntakimenyera yaki ibi mwenda bikubirenda byisha cyane none ina myaka yo kumva ko umuntu uzi ibintu byinshi kandi ari gutangira kubimenya nubwo ugitangiye kumenya ibintu ugahita umva ngo uzi byinshi noneho numva ko papa family nje ndibaho ndakora ikiyedi nkafata 5,000 nkabwira ati ongereza tugora gahungu kigiye akamwe kagura 8,000 gafuka 8,500 timuze ongeraho nkabati ndi gufasha na muze tanumva ko urenze ndenze noneho byantu byo guteka mu rugo sinongeye guteka bivuga ngo ibintu naraza nyine nk'umugabo mu rugo tibyo biri asanga bidari nkahita nigendera nkaza ubwo simbonye igikombe hano ndagitambutse mbonye basi ihagaze ndimo nk'ibyo ninge kandi uri mu rugo rwa papa yes noneho nza kugira amahirwe yo guhura no mu type bita Raju ashaka ko mufasha kwiga icyo gihe nani ngiye mu wa 4 secondaire we ari mu wa 3 kuko navuye mu wa 3 ndo wa mbere baramundangira ngo ejide yagufasha mu masomo mutipe ngenda ngiye kumufasha ariko twari dutuye nyine ahantu wenda hazara gatambwe kubona ahita ambwira ati je mfite ghetto nyine we nawe yarafite ghetto ankura muri ya gitiri imbere yo mu rugo angera muri ya gitiri imbere y'iwabo arambwira ati wewe nje mba ndi mu mirimo yo mu rugo nasanze ari umutipe yoza koza na po y'umwana mama we yagiye gushaka amafaranga papa we yari mu bindi niwe mukobwa mu rugo niwe musore mu rugo niwe byose mu rugo niwe uteka niwe ukoropa niwe gufura wenda barafurisha akakura n'imbere y'irembo umwana akamuza akamujyamika tuhagera ku muhanda nkasanga asumbye izina yambara neza n'umusirimu haje bite nta muntu ari kunsuhuza none ni ikibazo gikomeye ku muhanda arakunzwe mu rugo niwe bagisha inama abireba ati ibintu n'ibiki ngiye ku muhanda ndi gushaka ngo nkundwe byanze mu rugo ntagwikize mutipe tuza kuba inshuti n'uko kubana arambwira ati ndashaka ko tuzanzasura mu rugo iwanyu umwe ko azasura mu rugo yacu nibuka kuntu niboni wabo kubyo nta nisazi haba twiga kujya ngiye kujya ibikombe banyuremo ko babikiraho no kugenda nkuri gutambuka munuza mu gishanga jerekani yajeho n'urubobi basi yaguzwe ari ubururu ntituzi barajyayo kandi muhari kandi duhari ndagati umuntu nzamujyana muri wa mwanda numva ntibibaho ndavuga ati mu rugo niba bahari ariko nzakubwira niba bahari tujye kubasura mitansha uwo munsi tambwe petit frère bose ati fatiriya iriya safuriya imbyiro zari zigezemo imbere fatiriya turi benshi mu rugo zana umucanga maje kandi papa yicara ni bike byahindutse hano ra ngombe meyikintu cyo gusa amajerekani turo indogeje basi ndakuvye inyuma turoye ntanza amategeko birakozwe ndakubuye ndagira ati tambahamagara ajyamishije mbejeje kujya mwabonye ukuntu hano haseye ninongera kubona hasa nabi tuzamenya wowe ni kuwa mbere wowe ni kuwa kabiri wowe ni kuwa gatatu kandi nzagaruka mbikore tujya mishaho na timetable biraba mapapati ni biki byahindutse biramucanga ariko ntangiye kuyiga kuri discipline noneho no ku muhanda batangira kumenya kuko wa mutipe yasumbye imyenda nambara imyenda ye twarambarana ariko ngiye kuko nyine mvuga nabi mfite gahunda zo kwigurukira kenshi nkina basket ngaragara kenshi ku mutanda njya kubyina ntangira gusa nko bamune ibintu batanga ngo bavuga Raju hakazana ijida hafi tiba abantu babatipe babajama batajya basa nabi batushinja kuvuga ngo dura dusa neza amutipe nza kumujyana mu rugo baramumenya nyuma baza kumenya amakuru gati kumbe ja twarakuvumba dushyira umwana ku murongo ati twarakuvuye tuwaje utubesha ko wahindutse kumbe no mutipe ati ndagusabye mpigira izindi nshuti ugiye na petit frère bamenyere nawe umva umuntu yarampinduye nza gusanga yari umusore mukuru ni umusore muri mu kigero kimwe kayi murusha umwaka
Imana irahindura abatwinspira si uko baba baturuta si uko ari abasaza si uko ari abantu nyine bakoze ibintu birenze. naramuruta mu myaka namurusha igihagararo byaragaragara none bakonsumbya yenda amagara mazima kuko yari umusore ameze neza. Nyuma rero mu rugo barabimenya bati inshuti nziza baramukunda n'uyu munsi. Mu rugo rimwirirwa icyizere ku buryo bapeta ibigira na bya misi nabahaye ya timetable ngenda mu rugo hasanga batetse ibiryo by'abana bato na Egide mukuru baba ndi hagati babaretse niwe mukuri wanyu ati biriya ni ibirara Egide umwana wanjye mu mubikira ibiryo nyine muri mbwira iyo wumva wenda n'abana bawe ubona barumuna bawe ubona bagufata nk'icyitegererezo ababyeyi bagufata gutyo umva atari ikintu giteye ishema kuri wowe? Byanteye ishema kuri wowe sinzi ikintu nzashimira ku buryo nzashimira umutipe. Byanteye ishema usibye ko mbere ubu barabyumva mbere ntibabyumva kubera icyo gihe cyo bakora hose ngo Egide batangiye kugira akantu k'agashari. Umwe iki gihugu cyanyu marakirataye mu gishimbere ni Imana yanyu nyine ariko nayo ko bakoze bagenda imbere bagiye babyumva. Byarandyoheye ku buryo umwana ngeze mu rugo n'uyu munsi bari mu cyaro iyo ntize nkagenda ngo naka ntaroga bitaza kundegera ngo asa nabi ngo asa ajya kwinyegeza nyine biba biryoshye. Noneho nagiye no ku muhanda nkasanga Egide she's good. Hari ikintu mu Kinyarwanda bavuga sinzi niba uza kucyumva ariko Ikinyarwanda kamere mumaze kukimenya bavuga ngo ubuze imfura ati biheko. Bivuze ngo njya nkumva umugani ndawumva bivuze ngo imfura yipfushije ubusa cyangwa bakanayibura burundu mu byabahombye. Urumva ko wowe iyo bakubura iyo ujya mu biyobyabwenge iyo ujya mu burara birashoboka ko n'aba ari umuntu baba barafatiye n'uwo mutwaro uri mu byatumye tugarutse nyuma gato mu byatumye ntajya kwishura mu ntuza mu kujya abana kuko navuga ati nshobora kujyayo nkatera inda kandi bari umuntu abanjye bose bazahita bafatiraho mu cyo bakuze bambwira ngo icyo umwana mukuru akoze ngo abandi bose barakurikiye. Ubu rero mfite umutwaro wo kuzakora mariage kuko uzayikora ryari ntabwo mbizi ariko nicyo kintu cy'ingenzi ufite wenda ku buryo nta gwitwazo ushaka guha bari umuntu abantu kuvuga ngo nawe ngo we ko yabikoze nta gwitwazo ushaka kubaha shaka gukora bya bintu nyene mwe batazijya bari umuntu gwitwazo n'umunsi n'umwe yego batazagira urwitwazo ngo nanakara bikoze oya wumva uzabona umukobwa muhuje wumva ufite inzozi z'umukobwa umeze gute? Arahari ni umuntu w'umugabo wari ni sawa cyane arahari. Buryo iyo umuntu afite uwo bakundana n'umubyeyi yaba proud akabita umuhungu wanjye ntabwo azabimbwa. Arahari mu rugo ntabwo baramumenya wenda bavuye ngo baramumenya barazi ko ahari ariko ntabwo ndabahuza kundi ariko uwabo baranzi cyane. Eje ufite filime rero reka tuyivugeho gatoya mbere uko tujya ku rugendo rwa sinema n'uburyo winjiye muri sinema. Ufite filime yawe bwite ku giti cyawe kitubwire ko ku muntu ushaka kutwumva muri kano kanya ariko tubayishira ikindi kiganiro kiryoshye nyuma yo kutubwira ku ino filime. Afite filime yanjye bwite nyuma y'imyaka 2 ndi muri sinema nkorera abandi nanjye natangira urugendo rwo kwikorera. Filime bayinayise Amahitamo. Filime irahari kunyura kuri Rico Media. Bagenda badukurikirana filime nziza. Season yose yarashutinze irahari ndi kwandika season ya 2 izakurikiraho nkahita nyikorozingira kuri season ya 2. Ni urugendo rwiza. Wayanditse gute ivuga iki? Filime nyishira mu nyandiko uko ni mu mwaka ushize wa 2024 ariko igitekerezo ngigira mu mutwe hari 2018 ni kera 2018 icyo gihe twari kuri discussion y'urukundo buriya ku ikintu bijyanye n'inkundo sinzi uko byaje ariko ni muri sije nganiraho nkumva nyifite amakuru siniyemeye ariko nkumva afite byinshi byo kwivugaho nkumva kabisa ikibazo cy'isombaza ndi tayari kubivuga ku kijyanye n'urukundo. Igihe tipe turi ku ishuri turagana tubambwa banyemeza ko urukundo rutabaye nyabagati urukundo ruhari
ahubwo hari uko usanga wowe ufite we n'umukobwa atarufite, umukobwa afite usanga we n'umusore atarufite. Ntibikunze kubaho ko abantu bafite gahunda zo gukunda bifuza urwo rukundo bahura, ati iyo bahuye biba ari sawa, ariko urukundo ruhari bashaka kungisha impaka. Icyo rero nakunze sinema kera, nari umuntu nkunda kuvuga iyi story, sinema nayireba nkagenda mu ishuri nkayivuga kuri nayibonye. None nakunda z'ibihindi, apana zino bagwana za story ya drama and romance. Noneho hajya no kwa ziriya ndirimbo wenda sinyiririmbe, ariko nkavuga ati bagati hano rero nyine naramanipira turumva bari bagiye kubonana, bahita baburana hahitazamo indirimbo ati ko ndi bukumva muri nk'abacangashanga bakaryoherwa nyine ku buryo hari na bamwe muri bo bareba film bakagaruka ngo yimbwire kandi yarayisobanurira. ya umunsi umwe rero ndaricara nkayimba, iyo gakunda abantu baba ngo adoresa ngo nagiye muri biriya mu bikintu bire, je yari nakunda kuba ndi njyenyine cyagende ntarukuye n'abandi gato amasaha 3 ndi njyenyine nta phone ntaki neza ubuze. Wico utekereza iki? Cyangwa se nkafata akagendo abantu twabahaye ahantu hatari abantu benshi cyane n'ibinyabiziga byinshi, nkakata nimugora afata akayaga medita. Umunsi umwe baza kuntungura ngo mbabwire movie ntaherutse kureba movie yindi nahimbye. Icyo gihe narayise ngo love has no limit, urukundo ntugira umupaka. Nk'uya inspiration mu film nabonye kera y'ibitanga Pretty Woman ya Julia Roberts. None umugabo ndemwe bagiyemo gato tipo musaza ahura nyine n'indaya urushaka gukora munaniye, we rushaka kuragwara munaniye. Numva ide bitanyihimbira aho kuntu areba movie nkabona ati hano barabyishe bari guhita bigenza ukuntu kuno nkumva indirimbo siko yava mu movie. Icyo gihe rero nayikuye ku iyo film mitanza nicara ndabahimbiye n'abahimbiye, hari n'ibyo nongeyemo uwo mwanya twicaye aho nkumva ndiko mbona batababaye nkahitamba babaza mbishaka nkanjye ati igihe cyo kwishima kirageze, nkahitamba kubita bakana kwishima bagasire bagakoma amashi barayikunda. Ndabisha ko hari nahimbye amazina ngo buriya izina nakinye mu nitwa Mike, namwe movie ndayivuga umunsi wa mbere wiyise Mike, umukinyi w'imena yari Mike. Ariko icyo gihe ndayibabwira nyiti yo hanze ngo kukigwa kuri Hawaii ngo private jet ngo company baragirwa cyane ari film uri guhimbira ngaho. Noneho baza kurara bayisacinga barayibura ngo eshi tugiye gutwayibuze mwe muri bo nzi ko abikimanga bito aturashaka kumenya muva hirete iri mu muhanda nguri gisasi we ntiyabyumvize ahita ajya kwibwira mu rugo tikaga nko karasaza. Niko rero kuza nyuma ashaka gukora urugendo rwo gutangira nagatise kakamavi ko nakabwiye kuri yunzi nahimbye nyinshi pe, ariko niyo nzi nigeze kubwira abantu barayikunda kuki yari ntahera kigere ko shot movie nk'amasaha 2 nyivuga. Ndandika ibyo bitekerezo kuko byari biri cyageze ko byagarutse mu cyo gise nabyongera. Noneho tugeze mu gihe cyo kuyikorana none hari byahindutse, nanzi ko nzayikorana ku mazi, nageze kuri Muhazi mbona birahenze that no mpitamo gukoresha kuri piscine nyine ibintu byayo numva private jet no ibintu byinshi ugenda bw'abantu ya ni umugore igitekerezo cyaje kiva aho abanyeshuri ndaza ndayihimba ndayitanga. Byarakoroheye kuyishyira mu bikorwa, waravuga uterekanye ikinishe shyiremo abakinnyi? Byari bigoye kuko cyambere nimba ikintu cyambere kigura abakinnyi ba sinema n'undi muntu ataringe azabikubwira. Niyo waba uri umustar gute wenda bigenda byo hamwe bitewe na level y'izina ufite, ariko nimba ikintu kitugora no kubona aho gukinira location. Kugenda umuntu gatisha kurira ku gapisine kawe ngo barambye ngo amafaranga ngo zane 100 nta minota turi bahamara ibyo dukonsoma turabyishura. Niba twinjiyemo turi babiri bayi no tutakushura 3 6 tugakomeza no ushaka niri zina ryanda turashiramo ni mu buryo bw'amamaza ngo happy kajya handi kubona gukorera ni ikibazo cyambere. Cya kabiri ntibyangoye kuko napanze kwishira mu bikorwa hari abakinnyi benshi tuziranye. Cyagiye ndi kwishira ku papuro naka tuyu ni naka kabisa, hari nawe nagenda ategereza ati naka ni ntamubona ntabwo zashiramo hari mu Scott harimo bita Scott harimo bita Bamiri
Miri Scott nande siyo nabonye harimo witwa ngo Namaya cyangwa ndimo ndabyitira ya niyo ni kuvuga Scott yarinyohereje okay niyo irimo nita Namaya na Mike Maya we ntabwo wenda yari purite cyane kuvuga ngo na barabize ntababare na ifite ABCD ku mwanya wa Maya ariko ku mwanya wita Scott ku mwanya wita Miri ku mwanya wo bita uriya Ngoga ariwe akina ari papa nari mfite A gusa ku buryo nta kindi kintu nari nshaka atari kubategereza hanyuma kuri Maya dukorana cyane yakunze kumba hafi ndavuga ati why not uyazanafasha no mu directing amfasha no mu biki no mu biki reka mfatuye arimo byose ikindi rero ikindi cyangoye kubona ubushobozi bwo gukora ibintu nka biriya ikindi cyangoye ni iki nayo twatundi two kuri set muhuriraho imvura iraguye abakinnyi mu kinyarakerewe nta bintu ese mbwira amafaranga mwinjizamo mushoramo muyakuramo kugira yakuremo ni uko umaze kugira nyine izina tu kubaka izina umaze kubaka izina ubu ngiye ntabwo navangwa na shemu nzagaruza ahubwo ndi kubaka ku buryo wenda mu myaka mu mezi runaka cyangwa mu mpapuro kurangira aho mpagaze ku buryo indi filime nzakora izahita itumbagira sibyo no gutumbagira ubu uyu munsi hari uko bamfata muri industry hari urwego hari intambwe nateye ntabwo wapfa kumpamagara uko bishatse kose kandi ubonye mfite yanjye ntabwo wapfa kumbwira ngo kandi mfite yanjye nyine hari urwego n'uyu munsi turi kuganira n'abandi bafite amafilimi turi kuganira tugahuza ibitekerezo kamwe ati ko nabonye kuri hano heza wahabonye gute mbwira filime yawe amahitamo twayibona hehe iri kuri YouTube niho turi gushobora niho turi kwishyira nta handi ni kuri Ruiko Media hitwa Ruiko ni ukuvuga ngo bana uvuze nka Randend iriya y'ikirenge ugashyiraho W ugashyiraho I ko unyine ibisigaye ni mu kinyarwanda bisanzwe ni Ruiko akanya Media ubwo ni igihekane cya Rui kitaba cya Rua kitaba Ruiko Media yego niyo kunyura bishatse kuvuga iki Ruiko ni umugezi wa hano muri Kongo nuko uza kwinjira gute muri sinema ayo mahirwe uyabona gute cyane ko wanavuze ko watubwiye ko wari ufite kuba umukinnyi ya filime kuva kera wumvaga ubishaka kuva kera nigeze no kubivugaho ndi muri secondaire ndababwira hari abatipe twagendana nawe ati njye nimfa nakinnye sinema ubutaka ni buzanyakira uzanga ati subira ibanze kure byakuze nageze kubyiyatora ndabivuga numva shishikaye ariko kwari urugendo nyine ntabwo bari bworoshye ariko nta nubwo bwari bukomeye cyane byagenze gute icyo gihe naravuye school naraje muri Kigali ndi gushaka ubuzima nk'abandi basore bose ubuzima bwacyo tubutumbereye nabi nyuma naza gukora mu bintu biriya biboro by'abarezi batarabifunga biriya by'ibiceri ni by'abarezi nyine niko tubizi bashimishije iby'ibiceri by'abashinwa noneho akazi babifunze kiba ikibazo gikomeye cyane niho wakoraga niho nakora babifunze impitambura akazi niho kuza kubera kuza muri Kigali urwana n'ukuntu uri bujye za nzozi nari nashize ku ruhande bidafite aho bica umvaga bidafite aho bica se wazahorana cyakora icyo gihe nkiri muri ako kazi nigeze kuva iyo nakora i Kamonyi nza kuza muri Kigali nageze kubitekereza buriya bintu akenshi sinzi muri Afurika dufite ikibazo cyo gutekereza ku nzozi zacu mu gihe turi muri comfort zone kumva ufite icyo kurya ufite n'iki ubu nibwo si muri Afurika ni umuntu iyo umuntu nyine adafite la vie de base ubuzima bwo hasi nyine atangiriraho biragoye ko watekereza nyine n'inzozi zawe babandi tuvuga bo muri Amerika bo muri ibyo bihugu byateye imbere de base bayifite bafite base bafite icyo kurya bafite aho kuba bafite nyine gutekereza byashoboka gutekereza kuri iyo suggestion hanyuma nabitekerejeho nyine muri ako kazi mbeho gato ndazi Kigali sanga iyo bitanga 30 mu film icyo gihe yacaga umutipe bita Zenk
ndumva mu bakinnyi bazwi yazamuye ni bita Mireye yose akumwe cyane na Papa Sava. Uyu mukobwa akunze kumwe na Papa Sava kintu tuntu ku Instagram na igihozo Mireye shaka muzi yanze kunza niwe yamuzamuye icyo gihe nanjye narayansanga ku filime bafite keza ndakitegereza kuko icyo gihe umva nabwiye mbere filime nari mfite harimo Hawaii harimo Private Jet nari filime nyarwanda nataya sinisangamo ariko nza kwa filime ndagakunda umutipe nza kumwandikira nsanga wenda nta abastari baragora ariko nsanga ntarimva nk'umustari arambwira tuzaze turebe ibyari byo ndatega ndaza turaganira arambwira tusigo twari icyo gihe sinayibwiga imodoka ati wapi tuzaganira teramwiza tuzaganira nyuma muhamagaye turavugana arambwira ati rero ati bahise banyuma mashini bahise bagira iki nawe yari umuntu anyana gishaka akishakisha mbivuyemo uko ngarutse rero tugarutse cyagiye akazi gahagaze nafite umushuti hano muri Kigali ari ku ishuri kuri university bafite scholarship imeze neza cyane babishura amafaranga ahita ambwira ati rero ntago wahita usubira mu cyaro hamena nk'amezi angahe runaka hano ibyo birahari byose birahari nta kizatuburana tumaze dushaka kandi kazi ati we uri mukuru mu rugo wanyu baragutseho byinshi bazi kuri umwana uri Kigali ati kugenda guhita wicara ku ruhande ako kanya uzi tukubona umubyeyi kubona umwana kwicaye imbere kandi ubona ari mukuru biramubaza kubera ikibazo ati wansugumana mva inama nziza ndavuga ati ubwo wari wabinsabye ntagiye guha umutwaro undi nanga ko umutwaro w'umuntu bitwaye iki ndahaza turabana umva hari barabanyeshuri hari wifi hari machine hari ikintu cyakita hanyuma nkurikiraye ntangiye gukoresha izino mbuga zose niho nazifunguriye zose iki gihe nakoresha ari Facebook gusa ntangwe gukoresha zino mbuga Instagram nkajya kuri YouTube ngirirwaho ndi ibyo ari byo kigenza kubona iya filme ya Nyambo bita The Message icyo gihe yari The Message nkunda buryo kwa dushoti buri gashoti gafite isomo ryako birangira mbona ni keza karakeneye society ndavuga ati yankoreye n'igitekerezo uyu yankoreye igitekerezo niko kumwandikira kuri Instagram ndamwandikira bite ntasubiza mara iminsi nk'itatu tugenda mwandikira nyine wanze ka pastinga ndi nkunda content design ibyo mukora ni byiza episode mugeze iyi ni nakunze uburyo ibi byagenze kugira umuntu wa tinya ariko nifuza ndakunda cinema nifuza gukina sinzi ko nimba ari cyo mwafasha arambwira ati arababikoze se nanyaga bite ati merci beaucoup yanje nawe gushima ati murakoze ati harababikoze nawe ati ndi musha ndashaka kufasha yego ngo tuzareba ngo mpapike zawe ndebe ndazimwohereza ati tishaka photoshop tizizirabisha timiza phone isanzwe ati pe yamwe afite ama iPhone ndayampagarara ku ruhande neza tifotora agafoto mushimine ku mustara ariko banda koyeje ndohereza ngo sawa ngo nzakubwira ambwiye mu kwicumi kwa 11 nzakubwira mu kwa 12 nzakubwira mu kwa mbere nzakubwira ubwo niko batipe tubana nawe nyine urumva umuntu mubana ata contribution yarahararyamye mu nzu nyene umva nawe bikuje biranje nabo ndavuga ati siko kibatarambwira baranga ati petit vipi umva ntibisa neza niko mutipe kumbwira ngo waundi naje nisunze twaba abana n'abatipe bane ariko nkaza nisunze kuri umwe ariko nawe ndi tubinshuti turaganira hanyuma arambwira ati rero jide nkubwiza ukuri meza agiye kubane tubana hana akazi twaragashatse twarabuze ati rero subira mu cyaro nta kundi ubanze rero Kigali biragoye nubona bikunda none tubone akazi uzagaruka hano ni nk'umurugoti kandi ikindi ati bano tipe ndabizi ntibazigira bavuga yuko uhari bigira ikibazo atari kugenda nshize mu mwanya wabo nta muntu bazana namara nk'amezi ano hamaze njye ntaravuga ati kiza wahava batarakurambirwa ukabasezera ukabashimira ukigendera ku buryo n'ikindi gihe wakeneye kuza muri Kigali washijyana akaba nko ati bavyiza ujya abantu batarakurambirwa namukoze umuntu nubwo byari bibabaje ko namukoze mu yati uri umuntu w'umugabo cyane ati kandi ukabitegura apana byo ngo ufashe bege ngo abonye ugiye oya icare twicare ku meza ubabwiye ati
ngiye kugenda kunuku muri bagana frere mwakoze neza ndagiye tubasezeye turanyuma sinkuyukanye ariko nawe uri kubyumva izo ni inshuti nziza cyane inkunda umuntu amwiza ukwezi numva ni sawa cyane icyo gihe ibyo nisubira muri ekuteri ntubiza bya biganiro njya kumviriza umukinnyi wita Ritik Roshan yakinye Krish umuhinde yakinye filime nyinshi umugabo ufite yakinye Krish ya mask yaguruka arazwi cyane noneho ndiye kumva amateka ya papa we n'umu director wa filime producer ukuntu yamuteguye filime ya mbere yakoze yatwaye yanditse no muri Guinness Record akongera kumva ukuntu abikoze yamaze igihe kinini yiga ikibuga akurikira papa we abari atipe bakuru be bashaka kandi basomane kandi ukuntu bakora filime akaba hari ndagata akona style bitwara yiko banyushya gute ndambwira Nyambo ndamwandikira ati no ntibirakunda Steya nzakugenza bwa ariko ati niyo ntabwo zanje gukina nkazanje kureba uko mukina mu bikora ati usinabira ubumenyi mpavana bwazamfasha next kuko ndabikunda ngomba kuzabikora hanga nta kibazo atuzaze kwa mbere turakora timukore ku Gisozi icyo gihe nawe ntoye Kimironko nazo dutuye nawe bajama ati uzagiye ati mwamaka nimero kanyu se ko ariko kuko arigize connection zivaho umuntu kamura kuri Instagram kamara yataragusubiza arazima ati nawe umukobwa wa mbere natse nimero ya telefone noneho kwa kabiri ubu kigiye kwera kumenyera kurirwa mu nzu najyama saa 10 z'agatondo nkabyuka saa 8 bambye ngo njye kurya nzo ari rutuku matamanga nuko n'abatipe nabo inshuti nziza cyane sanze nta bana bajya nta nzoga twe twinyara twayawurute n'imeze neza wenda mu buryo amafaranga ntago ariko discipline nyine agaragara nyine uwo mwana wawe tujyana umwana mubakire byahe genda byuka ndoka saa moya n'inoze kandi najya saa 10 nyine kwa kakamenyero igishuri meza ukuntu ndoga ndongera nsura n'udushu ndoga ariko fata inkweto imwe mu bajama safari nziza ndakunyuza mu ijisho ariko ishati y'abo bajama nziza ikintu nambaye cya hajya ni patara yari yanjye patara nayo ntago yari yanjye ikintu najyanye cyanjye barumvira yego aho ngomisa neza iyo nera inashize yagwa kwa Fariko ndagiye muhamagaye ngeze ku muhanda saa 2 n'umushometi numva ntarabyuka imbere mwana mwiza aranyitaba ndavuga ati ngiye kuno burya nawe ni president abantu mubwira umuntu ki president ugacyo kumva ntakuzi byiza uzagiye president mbere yako useba ngatinya ni naka mbititaye mwahuriye ukira kuba wumva ko savings nimero cyo batari savings ashobora kuba atakwibuka yahuye n'abantu benshi ko mwandikiye n'icyo gihe namwandikira naramuhamagara ariko koro zose twagiye tuvugana nabanza kumwibwira ndi naka wa undi kuno kugira ngo ntaza gusaba ngo urinde bano bakasebetse ukuntu amwibwira ate ntago abakinyi bari baza tuze kuza mu kanya nka saa 3 ati n'ubundi nta moto nari mfite reka ntege ka bisi buke ndaba ndahageze ntega bisi ndagenda nyura ku musista yari hafi y'ugwibutso ndamusuraho gato bakorera indi hafi kuri cafe sane ndamuhamagara ngerayo sanga yoheza umuntu ku muhanda aranyobora ndingirayo gezeyo nje nakunda kurazira behind scene zo filime zo hanze ukuntu bazitegura ukuntu avuga ijambo akisoma aturacitswe bavuga uko ngeze ati kiramati tumustar tudere na sabi tiyegayege abantu ureba bose ntangira kumva ati ndaye cyane ntabwo mariti ndamusoza ati neje dateye mpamvu yabimbaje sinzi nimba wenda amafoto aramutenguje simbize sindamubaze ko ndaza kumubaza nde tikaribu ndicara ako bajya mu nzu nkaguma hanze gukina mu nzu ati menyera abantu babandi bagiye atuzanye bati we gipeti uri kujya ugahita witinya ahita nigumira hanze ntarebe ibyo bakinira hanze byo mu nzu sinishobore icyo gihe amahirwe nagize filime wakora zizashobera gikwa twa dushoti kame karangirana n'ibyako kandi karangirana n'ibyako bagitegura babura umukinnyi ati bagoye ukina Nyambo ahita abwira director we turiya mutipe yambwiye ko ashaka gukina bahita baza ati bro washobora gukina igitima ati ndapfuye
ati nkakina ibikisi mbere nakinye n'amasketch igihe nakinye amasketch ya théâtre ku ishuri ikintu cyangwa gukina yari amahane koko gukina ntungana mvuki sinzi nyine kugaragaza arimo abantu nyine bitabera ariko suko bibabera ariko umwese arakara mu buryo bwe kandi ukabona ko yarakaye ahubwo nuko wenda muri sinema twishizemo nanjye ntabwo nashaka kurakara ngo bikunde oya hari uko warane ntujya urakara biragoye ntabwo ujya urakara ubuzima busanzwe biragoye pe ntabwo ujya urakara umuntu wese arakara ukwe nuko gucirekeshanya ariko kurakara yes rero hari igihe narakaye wajya ndi kwigirisha hari shape hari igicapo bashizeho cy'uko umuntu agomba kurakara icyo gihe utayinjemo ngo ukwiremo babanga ngo rero yamunaniye ariko abantu bose barakara hari abarakara bakamenya ibintu hari abakara icyo gihe ahita ambwira ati wewe tugiye gukina wishuza uriya mutipe wita Yves Rwego Mahoro icyo gihe nawe nibwo yari akizamuka ntabwo yari azwi cyane ariko yarantanzemo turagiye kumushuza amafaranga nta script yari yanditse uwo mwanya nyine kwa kundi muhagera mugakora ibyanditse byashira mukabwira akandi gastori mugira nk'abakinnyi turi yaranje ati ugiye kukwishyuza amafaranga uyu muntu nyine umumva uyu mwateke nari ndose amahirwe wandi kabiri bisa ndonka rore ntabashije ninyikora nabi sinzagaruka mu maso ya Nyambo ndabizi ati ngiye mbihakane undi mutima gatoya ntego zarimo mu buzima bakintu wicakira last chance ndabigerageza ndakina bagiye kununga kamera ati banza mureke aya mafaranga amaze igihe kingana gute angana gute kugira ngo kubona amagambo mfite ubwoba bambwiye ngo kwishyuza umuntu ndamwishyuza gute sinzi ingano yayo sinzi ngo yanyatse muri buryo muri inshuti barabinsobanurira narabikoze ko yanagiye nishizamo umuhane ko ari amahirwe ya nyuma mbikora neza pe ariko ikibazo kimwe gusa ko kutamenyera namwimye umwanya wo kuvuga uwo mutipe ndavuga ndatonuma akajya kuvuga nkakomeza nkavuga kiba gicucu wereka uburyo nyose ndaseka icyo gihe yarakoranye nakoze kosa ariko naravuze nyine ibintu utamenyereye yajya kuvuga nkahita muvugira ashada agati yes director ati bini bikira baravuga ati nese timbikoze neza ngo ntaribi ati nese nta kuntu twasubiramo ko mbonye menga nyine uko wande nizi ko subira ngo wapi bo bari ku gihe bari ku mwanya bigurukira ati wapi tuzabirebera kuri kamera cy'ingenzi no kuba utari main actor ntago uri film ready ibyo bakora byose bakeneye ko umwanya ujyamo bakatambutsa iyo message cyo ntago nanjye niko nazikoza ariko ntugire ngo utari main nkwitaho cyane story irakomeje yesterday ijyanye n'ibya Saint Valentin kumwe mu Jenna ashaka gufata amafaranga akayaguza kujya sokanishire kuri Saint Valentin nyuma bakazamutona agasanga na musheri we ntiyamukunda nyine yari somo nk'icyo icyo gihe sene ya kabiri uwo munsi nyine nagize amahirwe ngiye gukina sene ya kabiri nakinanye nande uwo munsi nyine nakinanye nande na Nyambo kubona Nyambo mugiye gukinana Mustar ibintu bitanditse none ngo muri inshuti naraje ngo jide barampobere barabote n'ibikira superstar umutima wese ati superstar tubeje bazambona akamaze amakuru none ngiye mu mutwe ndi kwiberera nibere kuri YouTube bugeje abantu bazoscrollinga bandeba ntibyanditse wenda bisaba ko numva ibyo avuga nkamusubiza nti ameze neza nyine udusoni ku munwa nyine just nyine umuntu ko ntari hamwe kabisa yesuza ngo aya ngo nawe ati ndabaye umusitari karabaye mu byaramuye sinagiye gukina nitekerezo n'uyu musitari noneho kubera gushaka bambwiye ngo bodire ngushyirakora nyine amakuru nayifite imbere Nyambo ngo habimwe byo bakobwa ngo jide ngo nayo ngo ujyumbeshe nanjye ngo turumva ndi kumwiga oya ushiduka kiri ibyo bakobwa yako nkavuga yango hawo dusoje ati Nyambo ati nabera mbonye umusore yijya umusore kwijya byanjabutse
uri kwitekerereza ni ukuntu mbaye umustar siyumbaye umustar bitanshaka kigihe naritegeye ndanasubiba kibarangabuye ndashima ati no kuri murakoze numva bitabaho ndabashimira nta nubwo nyine ko bantegera tuya no kuri murakoze muri geto navuye tamuntu mbibwiye bageze ku none barazikurikirana nijyame numva induru inzo barayiteruye bukeye bwabo ngo dore jide ngo mbega ngo wa musore ye ngo babaraje iteji kuva jya cyakora ugira ibanga ati gushaka ngo nukuri ngo ujya ngo urakadufatanye ngo umusitare ngo nareka kujya utangira ngo mbe ngo gengo yawe ko ibanyambo nabakiramane ngo twokwishinga utumenya mwahuriye kwa kundi nyine bamvugiraho ngo wowe ntago uri mugenzi wacu ngo ariko ngo turaze nanye abandi ba grand frère abandi nyine bako bo mu muryango njyanye turakubonye ati ngewe no tikwaje mwane wacu hari mu kwa kabiri yasose kuri Saint Valentin filime mbe nagaragaye masose ari kuri Saint Valentin 2023 ubwo kuko yari filime irangira birangiriye aho ni wakomereza hose narakomeje nkubaza nzagaruke nzakubwira aho hagataho wa mutipe cyagiye cyo gusezera cyo kirageze kandi nari mbonye he opportunity urataye igeze igihe cyo gutaha kandi wabonye amahirwe kwa Nyambo byamvunye mu mutwe fata nsubira muri bwa buzima bwo gufata nka medita nkatekereza cyo gukura nka gikwe nje kwana akase naho wapi no kwanduranya nje kwana gato numva isinye karagiye umuntu wese mbibwiye akangati man washase ubundi buryo tibwira basabaje ama bongere indi misi waronsa opportunity ariko jya nkareba ugiye nabivuzemo hana nsishaka umutwaro ndeka nigendere ibi bigomba kuba bizaba mfata umwanzo ndagenda jya mu cyaro kwiga moto nzaze ko mu motari moto ndayizi nkubitse hasi icyo gihe mbonamo muri cya gihe cyo naza muri Kigali imbere nshaka ubuzima amutipe tuwe twarahuye nyuma nawe aza amateka arahinduka arashaka ari nawe tubana uyu munsi grand frère nawe arahinduka atangira kujya agura imodoka i Burundi azizana inaha ariko bikamugora kuko yari afite ubwenegihugu bw'u Rwanda rero ahitambwira ati piti waracyafite ubwenegihugu i Burundi zaza zikwanditseho tukasigurisha mu mahoro imeze neza ndavuga ati ariko simfite aho kuba batubaza mu rugo ati rugo ruri mu mugore ikibazo gikomeye natuzimanye nta kibazo nkagendera kukanuka mu ko ari wankeneye se ngiye undi nsunyene nta kibazo icyo ni ukuza kumutwara bandaje ni nawe yanyigisha imodoka primition cyose tangiye mu muhanda none mu cya gihe mu kwa gatanu ndongera ndamwinjirira ati ndi wa mutipe ubona ukuntu umva nagarutse Kigali nagarutse mu kigihe nagira Nyambo mu cyunamo cyo mu kwa kane nayo nese ngaruka nagaragaye mu kwa kabiri abantu bakimbaza ko tutongeye kukubona bamwe bari bashikiye kwa kane ko makushize 2023 na gatatu yego nyine ndabicya gihe cya sinema umutipe ndamwongenda ngo ati rero ndahari ukuntu naza basi nimba bidakunda wareka nundi nkagaruka nkirebera n'ubundi nta kibazo kuko nabonye ko rero trick yonyine nzakora ngo tuzagaruke kwa kangaye tuzakora n'ubundi mbandare mbangiza amahirwe bari atangiye seri hari umukusisite umwe yari yasibye kuko atari main bahiga uburyo bigoragoza kuko yari inshuti nyine bari bashaka kubakira nyine gengo y'ikigare turiya yari umukobwa ariko niyo twashira umuhungu ibigare ni ibigare umutipe ndaki mbanyenye uko mbaninjiye no muri seri datashe tokwa buri kwa mbere ku cyumwe nkabahamagara ati none se none kigeze ninafashe namba za director ko director nawe nabonye ko afite amakuru menshi gusumba Nyambo ati none se nzaze ati tejo zagaruke none se nzaze nejo zagaruke buri munsi tuzagaruka nyuma biturize eti peti tejo se kwambira uzabona umwanya uzaze yes ndahari utangiye gufata yati amayitike ejo bundi ndamuga ati ushaka buryo uragiharana amayitike ejo bundi yarongera ndamuga ati rero tike yonyine ukora imbere ya kamera bisaba nago ko ushaka nagakwafe n'iki atongeraho utundi tuntu nyine twagakwafe
tumwongeraho ati ku nyuma yaho ati sinahita ngiye kumera ukuntu sigaye gutega bisi bakandeba ati mwarakisa gutega n'akamoto reba ukuntu bigenze ubwo buzima turakorana n'uyu munsi nyambo turakorana niwe yamurikiye isi ndabifata nk'isi kuko nyine ni umurongo mugari YouTube kugeza uyu munsi urugendo uyu munsi ugera ufata filime yawe nawe ukayikora biturutse kuba warabonye ayo mahirwe ubuzima se ubonye muri filime buhari ubuzima urahari iyo wikoreye utari gukora abandi kuko nk'umukinnyi nk'abakinnyi nakoresheje muri filime yanjye ni urugero narakoresheje na filime yashutinze iminsi 5 sibyo bose sinako babonetse narabibara ku buryo bitewe ntware menshi nakana kabazo umunsi dukore nakana kaje bazazi dukore tubikora iminsi 5 none uyu munsi filime igiye gusohoka hafi ukwezi kose mu minsi 5 yonyine ngiye ndi kuriba yaba ndi umuntu ibya byese bibustinga ubu mba ndi kwinjiza amafaranga menshi we aricaye kurorera byayo mu 10 yakenze yave namuhaye yarayamaze iyo bikorera mu buzima burimo ariko gukorera abandi sinyeka ko ari aho byakugeza bibigoye cyakora bidufasha kubaka izina dusoreze ku iki kibazo ufite numbero ki ufite vision intumbero yihe iyo yitekerejeho ngira ngo ndi umusazi kuko ni big no kurota no ubuntu n'amafaranga yisaba ariko okay ufite intumbero yo kuzageza sinema nyarwanda ku rundi rwego kandi nta kandi kazi mpanga kuzakora muri ubu buzima ni sinema n'ibishamikiyeho sinema curanga bibamwo ibintu byose nkazagira igihe ngira studio yanjye yuzuye nkajya nkorera n'abandi umva ni ibintu byane sinema nkazagira igihe mfasha abandi nabo nkuko nanjye bamfashije noneho nkanabashoramo nka ku buryo niyo nzasaza nzajya nkinisha abandi filme producer ninde ni Egide kandi no gusaza ariko buriya usaza ukina hariyo ara character hariyo role utakina hariyo ndi gukina umunsi sinazikina ndi umusaza ikindi mfite inzozi zo kuzikona kwibona ndi gusinyana contrat nkuko na Netflix izo ni inzozi kurota n'ubuntu ariko nanone utarose ntacyo wageraho yego eje wakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye tugushimire kubwo murava ikindi nanone nkeka ko abasore benshi ubabera inspiration sibye n'abasore n'abakobwa bari kutwumva babajene shobotse se ko eje daro umujene akaba yitwara gutya why not me kwera kigewe kwe kinahinduka kwe ki numva ko ngomba kugendera mu bigare bishobora kwica ubuzima bwanjye ku buryo uyu munsi bavuga ngo 43 by'abajene bari ku mbuga nkoranyambaga bafite agahinda gakabije nta handi gaturuka ku byo mwishoramo nibyo bituma mugira ku gahinda gakabije Egide nagiye mubaza sibyo twishoramo cyane agahinda ko ku mbuga nkoranyambaga gategwa kwikompara nibyo twishoramo reka nkwereke hari wenda iyo tugiye ku mbuga nkoranyambaga bisaba icyo twita discipline niba udafite discipline ntabwo ari kuvuga ngo kutanywa inzoga kutarya abana no uramenya ngo nujya ku mbuga nkoranyambaga ni iki cyawe ni iki kitari cyawe ukaba discipline muri ubwo buryo zino social media zose nazigeneye iminota ntagomba kurenza ahita yifunga ikindi nanone urajya kwikompara n'umuntu nk'uko Egide yabivuze for what sibyo shako ire ni highlight y'ubuzima bwabo kuko nawe ugiye gupostinga agafoto keza bakubona uyu ni wawe kuko igihe nkajya amafoto yanjye abantu bazi ko ndi wana ari igihe umusore mwiza muri bambere kwisi ariko duhuye agenda tengushwe wisetsa none ejo wakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye courage abantu bajye kuri channel yawe Louis Comedia tugeze ku episode ntago zirabanyisha yego gusa bagiye tunayipininga uwifuza kwireba hasi aho ngaho ugenda uteza imbere Egide ejo bundi nawe azaba yabereye urugero abandi bakomeze kuza ari benshi tubone filime nyinshi kandi zikoze neza. Thank you so much. Thank you Gerard. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango, utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro.
uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe, ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe, igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com.